kwizera niryo faranga rikoreshwa mu ijuru. It is the currency of heaven. Naragakunze kariya kantu kuko ikintu cyose tuzakenera mu ijuru harimo agakiza, kuko dukeneye agakiza kava mu ijuru. Nta kindi tuzakavanisha usibye kwizera. Imigisha yose Imana yaduteganirije iri mu ijuru ntituzashobora kuyimanura ngo ituzeho tudakoresheje kwizera. Rero imigisha ntabwo ikenera muri church gusa, ntabwo ariho honyine dukenera iyo migisha. Mu buzima bwacu bwose, in the marketplace, in our families, in our communities, dukeneye iyo migisha Imana itanga, kandi nta kundi tuzayizana, nta kundi tuzayikurura atari ukwizera. Kandi kwa kwizera gutoya gutuma dukwega agakiza, gukeneye gukura kugira ngo noneho dukwege n'ibindi bizana nabyo. Agakiza ko gakenera akabuto ka sinabi, ariko birashoboka ko guhagurutsa ibimuga, kuzura abapfuye bikenera none ikibukoto cy'avoka bikenera kwizera kunini. Nayo mpamvu avuga ko ukwizera uhabwa kuguhesha guhesha agakiza kutagomba kugumaho, kugomba gukura kugira ngo noneho kugushoboze gukora n'ibindi. Rakoze ambassador. Ushobora kwishingikirizaho ukaburi zineza ko kitazarohama, ni ukwizera Imana. Ibindi byose byarohama, ibindi byose byahitanwa n'ibyo bibazo byose twari tuvuze, ariko kwizera Imana niko konyine tuzishingikirizaho tukaba safe. Ikindi ni nako gutuma n'ibyo bibazo dushobora kubikemura, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo twagira kwizera niyo kwaba guto kungana n'ururo sinapi. Kubona igitangaza cyawe, ari nawe uzumva babyigisha ngo uzaze utware igitangaza cyawe. Faith ya mbere niduhesha agakiza. Noneho hari igihe babivanga, iya kabiri yitakoze bakakubwira ngo nuko udafite iya mbere. Umuntu aravuga ati shyira amafaranga ahangaha ndagusengera, nutabona igisubizo cyawe uzaza ubimbaze. Waza kubimbaza ati nuko wabuze kwizera. Noneho ugasanga ibi rero birasaba ngo izi teme zombi tuziteho mu buryo buri profondi nk'uko Bishop yazanditse, kugira ngo umuntu ajye amenya ngo hari faith iduhesha agakiza. Aho niho byose bitangirira. Ariko hariho na faith iduteza intambwe tugakora ibihambaye nk'uko abivuga muri iki gitabo. Zombi zigomba kubaho, kuko ikiduhesha imbaraga zo gukora ibyo ngibyo nuko tubanza tukaba abana b'Imana. Ibyo rero kubwira abantu bose n'umuntu utarakiriye Yesu ngo buriya ngo ashobora kugenda ngo ibitangaza bizakoreka ngo ibiki, reka tujye tubyumva kimwe. Ubona kubwiye ngo agira kwizera kuguhesha inzu, kuguhesha visa, kuguhesha amafaranga, ibyo ngibyo ntibisaba faith numero 1 kugira ngo ubibone, bisaba ubwonko n'imbaraga na perseverance ukabigeraho. Twese murabizi, uretse no mu itorero twese harimo abantu bashatse bakiri batoya. Je among them ukisanga muri marriage wenda udafite package ihagije ya marriage. So the same no muri church no muri ministry habaye need. Imana hari abantu yahamagaye rwose yarateguye, hari abandi yahamagaye kubera need, bahamagara kubera impamvu zihutirwa, bagenda bafite bikeya ariko Imana igenda ibuzuriza mu nzira. Muri kwa kutwuzuriza mu nzira, ariko ikintu kinejeje nuko ubwo buntu bwabonetse. Ariko ikintu numva nabwira umupasiteri cyangwa se umukristo muri iki gihe nyuma yo gusoma kino gitabo cy'ubuntu, nuko tugomba kureka uko ubwo buntu butwigisha. Ntabwo ari ubuntu buri passive. Pastor Dr. Professor yanditse aragaragaza ubuntu buri active, ubuntu butuma ugira icyo ukora, ubuntu butuma wiga, ubuntu butuma wivunaho gatoya. Kandi hakaba ari ikibazo cyuko abantu bavuga ati ubwo bwabonetse
tukure. Hari ibintu bajyaga bavuga kera ngo tumukwe twirire ngo turye ngo ejo tuzapfa. Donc c'est comme si umuntu ntashaka kugira ngo facing challenges zihari abashe kuzihagararamo. Ubu buntu rero si ubuntu buduha kuryama, ni ubuntu buduha kwiga tukigira ku birenge by'abatubanjirije, tukabasha gutuza, tukaba teachable, tukabasha kuba kwa partena ahantu, tukemera no kunanizwa. Uyu munsi umuntu uramuhugura agafungura church, wamuhugura agafungura serire yigenga. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Urakoze. Mwiriwe mwese. Ndagira ngo mbere yuko wenda mvuga ku mutima w'ibi bitabo, banze mshimire Bishop Masengo kubera ko umuntu ugira akazi kenshi akabona umwanya wo kwandika ibitabo nk'ibi ngibi mu gihe gitoya, ashobora kuba hari amasaha ya nijoro ataryamye cyangwa se hari ayakumanywa atariye, kuko byose birashoboka. Ariko reka nihutire gusubiza ikibazo kubera yuko ntinze mu byo gushimagiza ibitabo cyangwa umwanditsi bishobora gutwara umwanya kandi atari ngombwa. Icyambere nidufata aya magambo yombi, iki ngiki cya Beyond Boundaries kivuga kuri faith, iki cya The Grace of God kikavuga kuri grace. Ubundi grace na faith ngira ngo namwe mu magambo y'imbaraga akomeye muri Bibiliya, kuko kwizera n'ubuntu ubundi byombi birajyana, kuko agakiza kacu gashingiye ku buntu bw'Imana. Paulo yaranditse abwira Efeso ngo si kubw'imirimo, ni kubwo kwizera. Uko kwizera, ikindi cya kabiri, hari ukwizera kuduhesha agakiza, ariko hari no kwizera guhindura ibidashoboka. Rimwe na rimwe abantu barabyitiranya. Kwizera kuduhesha agakiza kutwinjiza mu gakiza, ariko kwizera kudukorera ibitangaza ni ugushingiye ku kubyaza umusaruro uko kwizera kwa mbere. Rero icyo nshimira ibi bitabo ni uko bifasha abantu kumva uko kwizera, kuko nukireba kiduha ubwoko bwo kwizera, bakaduha n'ibiranga kwizera, kikaduha n'imirimo yo kwizera, mbese ku buryo umuntu agenda bikurikira. Kandi ikindi cyiza kirimo nuko ni ibitabo byoroshye kubisoma, uretse ko byanditse mu Cyongereza. Nahoze mvuga nti abazi Icyongereza bazabibyaza umusaruro, hanyuma abatabizi ubwo bazategereza ko babishyira mu Kinyarwanda hanyuma bigira umumaro. Hanyuma ngaruke kuri iki cyo ku buntu. Ubuntu nabwo buri mu nyigisho cyangwa mu mahame y'ingenzi akenshi yumvikana nabi, kimwe nuko kwizera nako kumvikana nabi. Ubuntu yanabisobanuye arimo gukora presentation. Ubundi agakiza duhabwa tugahabwa ku buntu, ni ubuntu bw'Imana, yewe uretse n'agakiza n'ibindi byose. Njya mbwira abantu yuko ufite ubwenge ni by grace, ko ntacyo wigeze ushyiramo. Abagore beza mwicayemo hano ni by grace. Papa na mama wawe bajya kukubyara ntibigeze babanza gukora ifoto yawe ngo nibarangiza bakore request mu ijuru. Umugabo n'umugore bararyamye, umwana avutse basanga ni mwiza. So ibintu byose ni by grace. Ariko iyo grace igira ikibazo iyo twinjiye noneho muri grace duhesha agakiza. Ni hahandi yasobanuraga wenda igitabo kizafasha abantu benshi. Bamwe barakubwira ngo ubwo ari by grace nta mpamvu yo kwigora, ngo byose Imana izajya ibikora binsange aho ngaho. Oya, ntabwo ariko bikora. Kandi birumvikana iyo umuntu amaze gusobanukirwa ubuntu bw'Imana nk'uko igitabo kibisobanura neza, kuko bwo twebwe turakora akazi ko kukiryoshya kugira ngo abantu baze kukigura, kuko sindi bwinjiremo. Ntabwo mbibasomeye ntimwamugikeneye kugisoma, mugomba kugisoma kugira ngo mubyumve, ariko ndababwira ibirimo kugira ngo ntibakundishe. So grace irimo ari nacyo nakunze cyane. Duhamagarira kuba abera, ko iyo wabaye umwana w'Imana ugomba kugenda nk'umwana w'Imana. Ikaduhamagarira no gukora impamvu kubera ati noneho imirimo batubwiye ko nta kimaze, it's not by works, si kubw'imirimo, ni kubwo kwizera. Donc nta mpamvu yo kwivuna tujya mu mirimo, nta mpamvu yo gutanga ibya 10, nta mpamvu yo kujya mu murimo w'Imana. Bintu agakiza mbese karaduha kuryama dusinzire, kuko byose Imana yarabikoze, kandi ubundi izakomeza ibikora, izabidukorera. Rero nibwira yuko muri theological perspective ibitabo birafasha cyane, kuko icyambere byakoze ku bintu bibiri, kuri teme ebyiri zo muri theology. Icyambere zumvwa nabi,
cya kabiri zikoreshwa nabi kandi bikagira ingaruka mbi ku mibereho y'abakristo. Reka wenda megarukije ibindi ndaza kubisubiza nk'ibibazo. arakoze cyane Reverend Antoine. Atararekura mikro, maybe a follow up question ku kibazo yigeze Bishop yavuze. Hariho amatorero kubera ko abana bariho barahura n'inyigisho z'ubuntu barangiza bakayoba, Yego. niba navuga kuyoba cyangwa bakaba bakiri se tubyite adolescence spirituelle, baba bagishurirwa ubwo buntu bakabura uburyo bifata ndetse bagatangira kuba nk'ibigande, ndetse bagatangira n'amatorero asigaye asengera mu ngo, bakabuza abantu gusengera mu rusengero, bakabuza n'abandi bantu gutanga ibya 10. Ndabizi n'ikibazo kiri complex uyu munsi mu mujyi wa Kigali. Ese igisubizo no kubasohora mu rusengero? Igisubizo ni ikihe? Maybe for that follow up question, ni iki wafasha kuri abo bana ndetse no kubashumba bariho barahura n'ibyo bibazo? Ntabwo ari kuri icyo kibazo cyonyine. Buriya ikibazo gikomeye dufite mu itorero nuko amwe mu mahame ya teoloji cyangwa iyobokamana yo muri Bibiliya ntabwo twigeze dufata umwanya ngo tuyasobanurire abantu mu buryo bwuzuye. Nkuko reka wenda mfate nko kuri Grace. Ubundi mfashe nk'iki gitabo, umupastori wese ushaka gukosora ubwo buyobe yagombye gufata umwanya agakora nk'inyigisho. Amashapitire arimo ngira ngo waragera kuri 10 ntabwo nabaze neza, ariko ho yanakoze n'ukuntu yabyanditse. Amashapitire aragera kuri 19 20 nkaho. Ufashe igihe ubu kabikuramo inyigisho, ntabwo havamo ibyumweru 19, ariko nko mu byumweru 5 ubyigishije abantu bakabyumva neza, kuko ubuyobe bwinshi mu itorero buva mu bintu tutigishijeho. Aho niho ikibazo gikomeye kiri. Ntabwo ngewe burya njya ncira urubanza abakristo bayoba, ncira urubanza abagombaga kubayobora batabayoboye. Rero bivuga ngo niba umuntu yatangiye kuyoba, uburyo bwiza bwo kumugarura si ukumuciraho iteka. Uburyo bwiza bwo kumugarura ni ukumwegera ukamusobanura, ukamubwira uti ariko biriya bintu reka tufate umwanya tubiganireho, unyereke uko ubyumva nanjye nkwereke uko byanditse. Si no kuvuga ngo nkwereke uko mbyumva, nkwereke uko byanditse. Ibyo byose akontestinga, kuko umunsi tuzigisha abakristo ibyo mbibona ku bantu benshi. Mfate no kubahanuzi, abantu bajya bambaza batari kwa bahanuzi bayobya abakristo n'ibyo nkabagana, ariko hari ishuri ry'abahanuzi mwigeze mubona mu itorero? Ninde wahuguye abahanuzi ngo babwire ko impano y'ubuhanuzi ikorera munsi y'ubuyobozi bw'itorero? Umuntu arapfunuka, ntawamwigishije gutwara imodoka. Muribuka kera muri za 94 na 5 twatwaraga imodoka, buri muntu wese yapfaga kwiga gusa gufata vola tugatwara imodoka. Muzabara amaksida twagize hagati ya 94 na 96. Uzumva iki kibazo dufite mu itorero, ko nta system yo kwigisha abantu, duhora mu bintu bimwe. Noneho abantu yagwa ku kantu akagapfunukiramo akakagenderamo, tukavuga ngo yayobye, ariko ntabwo yayobye, ahubwo ntiyasobanuriwe. Cyo rero nyirabona ikintu ahubwo cyagombye kudukangura. Hanyuma mu bihe biri imbere nk'izo nyigisho tubona zigoranye nk'izi z'ubuntu, kazikoramo amaseminari menshi, uburyo abantu bageraho bakabisobanukirwa bakabyumva. Ba bandi bajya impaka, nzi neza ko hariho nabo nagiye nkosora. Hari abana benshi twagiye tuganira kuri ibi by'ubuntu, kaza kambwira turabizi, wabisobanuye numva nanjye ndabyumvise kandi numva ari byo. Cyane cyane kubera iki? Guhuza ubuntu n'imirimo niho benshi bagirira ikibazo. Guhuza ubuntu n'imirimo, kandi Bishop yabikoze neza muri iki gitabo. Guhuza ubuntu n'imirimo, mpamya yuko n'abapastori bamwe na bamwe bashobora kuba bafitemo ikibazo. Ahubwo kubera iki? Nabo benshi mumbabarire kubivuga, hari ubwo abantu bavuga ukuri batari ko pastor arasuzugura n'umwirasi. Abantu benshi nabo barapfunutse. Umuntu yarahagurutse, Imana iramuhamagara, sindimo guhakana umuhamagaro, Imana imuha n'imbaraga, sindimo kubihakana, ariko ntiyafata umwanya ngo nawe ubwe abanza asome yumve neza ibyo yemera, ashobore kubitondeka, ashobore kubyigisha. Aho naho dufitiye ikibazo kinini. Arakoze Antoine Rutayisire, Dr. Antoine Rutayisire abisobanuye neza. Ariko si ubundi tutigishije ubuntu, ko Bibiliya ibwita ubutumwa bwiza bw'ubuntu, twakwigisha iki kindi? Amashyi menshi kuri Reverend Antoine. Wenda reka unyemerere kuko yanditse ibitabo bibiri, mvuge no kuri Faith gatoya, kubera ko nayo ifite ikibazo. Dufite ikibazo cyo kwizera
kandi nacyo gisobanurwa neza muri kino gitabo, kubera yuko nureba mu matorero kiriya kintu cya faith cyo kwizera nacyo kiri mu bintu biteza ibibazo. Giteza ibibazo hehe? Abantu benshi basimbutse faith iduhesha agakiza, binjira muri faith ikora ibitangaza. Ugasanga kenshi mu nsengero twigisha faith numero 2, hano atangamo za faith zitandukanye. Faith numero 2 ya indi ikora ibitangaza niyo abantu bakunda, kuko buri muntu wese iyo abashaka kubona ibintu bihambaye, abashaka kubona igitangaza cyawe. Hari nawe uzumva babyigisha ngo uzaze utware igitangaza cyawe. Faith ya mbere niduhesha agakiza. Noneho hari igihe babivanga, iya kabiri yitakoze bakakubwira ngo nuko udafite iya mbere. Umuntu aravuga ati shyira amafaranga ahangaha ndagusengera, nutabona igisubizo cyawe uzaza ubimbaze. Waza kubimbaza ati nuko wabuze kwizera. Noneho ugasanga ibi rero birasaba ngo izi teme zombi tuziteho mu buryo buri profondi nk'uko Bishop yazanditse, kugira ngo umuntu ajye amenya ngo hari faith iduhesha agakiza. Aho niho byose bitangirira. Ariko hariho na faith iduteza intambwe tugakora ibihambaye nk'uko abivuga muri iki gitabo. Zombi zigomba kubaho, kuko ikiduhesha imbaraga zo gukora ibyo ngibyo nuko tubanza tukaba abana b'Imana. Ibyo rero kubwira abantu bose n'umuntu utarakiriye Yesu ngo buriya ngo ashobora kugenda ngo ibitangaza bizakoreka ngo ibiki, reka tujye tubyumva kimwe. Ubona kubwiye ngo agira kwizera kuguhesha inzu, kuguhesha visa, kuguhesha amafaranga, ibyo ngibyo ntibisaba faith numero 1 kugira ngo ubibone, bisaba ubwonko n'imbaraga na perseverance ukabigeraho. Nakoze cyane amagambo y'ubwenge. Reka n'ubundi tuze hano tuganire na Apotre Mignone. Uri umushumba w'amatorero ya Noble Church ndetse ukaba n'umuyobozi wa Women Foundation. Mu yandi magambo uri umushumba. Ndagira ngo umaze gusoma biriya bitabo, na yahe mahame wabonye ashobora kubaka umukristo muri biriya bitabo? Amahame y'ingenzi wabonye ndetse yatuma ukumbuza n'umuntu kuba yagisoma ku giti cye. Murakoze cyane. Turashimira Dr. Antoine kubw'amagambo atubwiye. Ndashaka gufata uyu mwanya byibura gatoya nshimire Professor Dr. Masengo. So bwa mbere tubanye muri ibi bintu by'ibitabo, hari ikindi yanditse cyitwa Intimacy, nagize umwanya wo kugisoma. Buriya gusoma ni amakuru, kugura igitabo nabwo ni amakuru buguze, ariko ushoboye kugisoma ubufashe bwa butunzi noneho bukajya mu buzima bwawe. Rero turashimira n'ukuri rwose kubera kutwizera. Ndumva Pastor Flori yavuze ibintu, yamvugiye ibintu, hano nicanye n'aba professors gusa. Na doctor yaradusize, n'undi yaradusize kuva kera, yari doctor, none ni professor. Nicanye n'aba professor, sinzi ikintu cyatumye Imana inyizera nkicara muri aba bantu. Nyabuneka nabitekereje, ariko nsanga burya ari cyo bambonyemo. Ushobora kuba utari professor ariko hari nk'ukuntu ubona we wakubise kuri boundaries. Reka rero tuvugeho gatoya ku byo atubajije. Maze gusoma kino gitabo kuri The Grace of God, jewe deja ijambo ubuntu, ndi produit y'ubuntu. Ndi produit y'ubuntu, mureke mvuga uko nabibonye, kuko nabonye ukuntu yaduhaye. Yasabye Dr. Antoine ko avuga kuri theological review perspective, noneho na Professor na Dr. Muriganda akavuga kuri marketplace, ariko nanjye nkavuga cyane kuri pastors review nk'umushumba, uko nabashije kwibona nk'umushumba. Maze kugisoma nabanje kwitekerezaho. Ndi produit y'ubuntu, ntabwo giye data na mama bashakanye. Namenye mu papa wanjye ku myaka 33, nakuye ko ndi buvuge nkanjye uko nakibonye, kuko sindi Pastor Antoine. Hanyuma noneho a 33 ans nibwo nabonye papa wanjye ubwa mbere. Nkibaza ukuntu Imana ishobora gufata ikarenga ibyo bintu, ikizera umuntu wavukiye ahantu hatari civil, hatari mariage civil. Imana igatinyuka n'ukuri, igatinyuka. Hari n'ibintu ntari buvuge wenda uyu mwanya, wenda igafata umwana w'umukobwa wagiye ku ishuri utarakoze ibyaha, agahura n'ingorane z'abandi bose bahura nazo, hakavamo umuntu nkanjye. Ibyo mbibonamwo ubuntu kuba Imana yarabirenze ikanyizera, ikampa agakiza, ikabona ko ndi uwo kwizerwa, ikangabira umurimo. Mbibonamwo ubuntu.
iki gitabo maze kugisoma naribonye c'est comme si nisaba umuntu wese uzagisoma azibona wenda ntabwo ufite ibya minyoni ariko uzibona nabonyemo ubuntu ariko ikindi kintu binyigisha ngiye gutinda muri témoignage reka ngaruke kuko sinabasha kubirangiza urumva also gusavinga nk'umudamu nibaza ko ndi buvuge kuri boundaries kuri kiriya gitabo cya boundaries nabwo muri societe yo twari turimo kubasha kurenga izo boundaries ukabasha kwizera ukemera gukorera Imana ukaba pastori wenda kera basengeraga abagore bakaba diakoni bigeze aho ngaho ariko ugasanga nawe wisanze rwose haleluya haleluya Imana ishimwe cyane nawe uri aho ngaho n'ubuntu bugeretse ku bundi ariko ngarutse kubyo umushumba yasangije muri kiriya gitabo nabonyemwe ayo maguru abiri reka mbyita amaguru abiri mbonamwe ubuntu ariko mbonamwe n'ubuntu butwigisha Tito yavuze reka mpavuge gato ni Tito 2:11 kugeza 12 nicyo nakuyemo nano bavuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse buri available bwarabonetse ari umwisilamu ari umutemwe de Jehova amsori nivuga amadini umuntu wese wakiriye Yesu umwami n'umukiza ubu buntu bwarabonetse ariko bukatwigisha kureka kutubaha Imana nirari ry'ibyisi bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none kigihe cya none nicyo natinzeho nabonye ari igitabo kizadufasha mu gihe cya none ubwo harimo uruvange pastor yabivuzeho uruvange se twese murabizi uretse no mu itorero twese harimo abantu bashatse bakiri batoya je among them ukisanga muri marriage wenda udafite package ihagije ya marriage so the same no muri church no muri ministry habaye need Imana hari abantu yahamagaye rwose yarateguye hari abandi yahamagaye kubera need bahamagara kubera impamvu zihutirwa bagenda bafite bikeya ariko Imana igenda ibuzuriza mu nzira muri kwa kutwuzuriza mu nzira ariko ikintu kinejeje nuko ubwo buntu bwabonetse ariko ikintu numva nabwira umupasteri cyangwa se umukristo muri iki gihe nyuma yo gusoma kino gitabo cy'ubuntu nuko tugomba kureka uko ubwo buntu butwigisha ntabwo ari ubuntu buri passive pastor Dr Professor yanditse aragaragaza ubuntu buri active ubuntu butuma ugira icyo ukora ubuntu butuma wiga ubuntu butuma wivunaho gatoya kandi hakaba ari ikibazo cyuko abantu bavuga ati ubwo bwabonetse tukule hari ibintu bajyaga bavuga kera ngo tumukwe twirire ngo turye ngo ejo tuzapfa donc c'est comme si umuntu ntashaka kugira ngo facing challenges zihari abashe kuzihagararamo ubu buntu rero si ubuntu buduha kuryama n'ubuntu buduha kwiga tukigira ku birenge by'abatubanjirije tukabasha gutuza tukaba teachable tukabasha kuba kwa partner ahantu tukemera no kunanizwa uyu munsi umuntu uramuhugura agafungura church wamuhugura agafungura serire yigenga agatavuga ati nubundi ndamaze ministries urumva noneho ugasanga kubera bwa buntu nituri kwemera ko butwigisha kandi ngo bukaduhesha gukiranuka niyo mpamvu umwanditsi wo mu Bahebura yavuze ngo se tugume dukora ibyaha noneho bwa buntu bukomeze busage dukora ibyo dushaka noneho hari n'abandi bagenzi banje ngo ndivuga nka mu pastor kuko harimo pastors review ko mu pastor bibona abapasteri batari mu buntu sibyo ariko ubona barekuye ibyaha donc bya bindi by'ubuntu babirimo ariko c'est comme si bari gupfuka ntabwo bari mu buntu ariko nanone nta nubwo bari categorique c'est comme si bya bintu byahawe icyicaro tureka abantu koko nkuko pastor yavugaga baze bakizwe tubakugaruza ubugwaneza ariko ahari ngombwa kuko okay nanjye avuga ijambo rikomeye ahari ngombwa yuko n'abahanuzi buriya bapfuye ntabwo umuntu aba trainingira mu iteraniro rikiri rizima ntabwo ushobora gufata nubwo dukunda mayibobo I'm sorry kuri street ntabwo ushobora gufata street kid uzo kumuryamisha mu cyumba kimwe n'abana bawe ugomba kugira room umufashirizamo rero ikintu yaduhaye ni ikintu gikomeye n'ubuntu bugomba kwigomwa n'ubuntu butarimwo passivity thank you arakoze Apotre Mignone ubuntu ntabwo buri passive buri active n'ubuntu butuvana mu byaha ugize neza ukoresheje icyanditswe cyo muri Tito ubwo buntu bwarabonetse ariko butwigisha kuva mu byaha gukiranuka n'ibindi ndumva nifuza kuduha gato kuri correlation hagati y'ubwo buntu ndetse na spiritual disciplines kuko nkuko Bishop Masengo yavuze hariho umuntu uvuga ngo narakijijwe kubw'ibyo nshobora gukora ibyaha icyaha naye narakoze cyari icyaha cyo kutizera
ubu noneho kubera ko nizeye nshobora gusambana mu kwizera, nshobora kwiba mu kwizera, nshobora gukora amafuti mu kwizera. Ndifuza yuko ugira icyo bivugaho gato, mbese nk'uko wabibonye muri kino gitabo. Ku bijyanye na discipline, ubuntu ugende nk'uko nabibonye muri kiriya gitabo, iriya discipline no kwibabaza. Niba uyu munsi abantu badasenga, pastor, ababudisite birinda gusambana, akabigambirira, sibyo, nta kijijwe, ariko akavuga ati bisinzabikora. Nivuga ngo ntabwo bishoboka hatarimwo nijyaje mvuga ngo se tugume mu bya mbere, haragomba ko umuntu akora effort. Sinzi, ntabwo ari ngo ni ya mirimo, ariko harimo bwa buntu nanone na ya mirimo, bikaba wa munyu umushumba yavugaga, juste kugerageza, kuko discipline ni ikintu umuntu akora atagishakaga. Nigeze kuba ndi kumwe n'umuntu wanyigishaga ibintu bya siporo, mbona birananiye. Ndangije ndamubwira nti ukuntu nkwigisha iby'agakiza ujye ugigisha ibya siporo, wihangane, kuko uwo muntu naramushakaga mu bintu bya fermesima nkamubura. Ndangije ndamubwira nti rero uko ujya umbura, uko njya nkubura nkihangana, nawe ujya umbura wihangane. Yarazi ibintu bya siporo, ariko kurambura gutya bikananira. N'uyu munsi ndacyafite utwo tuntu, utwo tubazo, ariko buri munsi nukomeza kwihata. So numva icyo navuga nuko birasaba self discipline, birasaba gukomeza kuba mu bandi. Ndumva hari example y'ikizu ngo cyabaga mu nkoko, rimwe ngo kigeraho kigira ngo ni inkoko, ariko umunsi umwe kiragerageza, ariko kibonye ikindi kizu, kibona umuntu basa, kiravuga ati ko ndi muri aba kandi mwene wacu ari hariya hejuru. Noneho kirangije kiravuga ati wagerageza. I think hari abantu tugomba kwigiraho, nareba abatubanjirije abandi batandukanye niba barabishoboye. Bibiliya avuga ngo Eli était un homme de la même nature que nous, yari umuntu umeze nkatwe, ariko yarabishoboye, yagize faith, yabashije gukiranuka, yitwara neza mu gihe kukigewe muri iki gihe cya none biragoye, ariko we can try turebera no ku bandi. Kabotese niba runaka guruka, niba bishobora, niba uyu muntu muzi yari umuntu w'umusambanyi kabuhariwe, ariko kubw'agakiza no kwizera no kwemera discipline akaba yarabivuyemo, nanjye nafunze tirete koko akumbuka rwose ibintu. Ariko byose ni ubuntu. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo nshaka gukora ibyiza, ariko ibibi bikansanga imbere, nkabishaka ibi bikansanga imbere. Ngo ninginze Imana gatatu ngo kino kintu kimveho, ariko ngo biranga. Ngo ariko ngera baravuga ngo ubuntu bw'Imana bugize gute, buraguhagije. Hariya niho abantu rero usanga bajya muri passivity, ugasanga yavuze ati buraguhagije, wikorera uko ushaka biraguhagije. No, ni ubuntu bugufasha kunyura mu kigeragezo, ni ubuntu bugutambutsa mu bibazo ukabivamo utabyanduriyemo, ni ubuntu bukuva gucisha mu madeni ariko ukahava utagiye gusinyisha amasheka atari ngo, ni ubuntu bukunyuza ahantu mu barira, ni ubuntu bukunyuza muri baka ukahasohoka ari amasoko. Thank you so much. Merci Apotre. Imana iguhe umugisha mwinshi ndetse cyane, amagambo yuje ubwenge. Tugeze kuri ambassador Professor Murigande, we na Bishop Dr. Masengo bafite amateka yihariye. Bishop Masengo yayambwiye mu buryo bwihariye. Bishop Masengo ubuhamya bwe ni nk'ubwa John Wesley. John Wesley watangiye Methodist, yakuriye mu muryango wa Gikristo, yibwira yuko akijijwe, ahubwo akizwa kuze, akizwa ageze kuri universite. Icyo gihe nibwo wari recteur wa universite ya Butare. Mwanyemera tugakomera Imana amashi ku bwabo. Kandi koko tunabwira hariho n'abashumba koko batarakira Yesu umwami n'umukiza, hariho n'abigisha batarakira Yesu umwami n'umukiza. Jewe ndi umuhamya w'ibyo, natuje umuntu umwe utarakira Yesu umwami n'umukiza. Ntibiteye isoni kuba warakuriye mu nzu y'Imana. Rero turashima Imana, yambwiye yuko wamubereye umumentor mwiza. Ndumva nafata uyu mwanya wo kumushimira mu izina rye. Ndumva biguteye n'ishema ko ari hano. Nifuza kugusaba, wasomye Beyond Boundaries ndetse unasoma Grace. Turifuza kumva perspective y'umuntu wabaye cyane mu bikorwa by'igihugu, kuyobora mu rwego rwa politiki ndetse no kuri marketplace, kuri workplace.
ibi bitabo nk'uko wabibonye byamarira iki umuntu uri kuri marketplace, byamarira iki umuntu uri kuri workplace, ni ibiki yakuramo amahame shingiro yamufasha? murakoze. Nanjye reka ntangire nshimira Profesa Fidel Masengo kuba yaranditse bino bitabo byombi. Hashize igihe kinini abantu bansaba kwandika igitabo byarananiye, so ababishobora rero ndabashimira cyane. Ubwo ni ukuzajya kubigiraho. Ntabwo ubundi ari umurimo woroshye kwandika, ariko hari abo byorohera, ariko n'abo byorohera burya baba baragize effort. Ibi bitabo byombi rero ntabwo nabisomye byombi, njye nasomye Beyond Boundaries. Hari ukuntu habaye ka miscommunication, agomba kunyoherereza ibyo bitabo mubwira ahantu abijyana abinzanira. Nari mpari ndinda ngenda bitari byaza, mpaciye ndabaza ntese ibitabo byaje, bambwira ko nta bitabo byaje, ariko ubwo bishoboka ko babizanye bakabiha umuntu ntambwire. Ariko icya Beyond Boundaries cyo nari naragisomye na mbere, yewe nitegura no kuza muri kino kiganiro narasubiriye ndagisoma. Rero nicyo ndi buvugeho cyane kurusha kiriya cya Grace. Igitabo cya Beyond Boundaries, subiza ikibazo wari ubajije ngo cyamarira iki abantu bo muri marketplace. Nkunda ukuntu gitangira kivuga ko turi mu isi iteye ubwoba, isi yuzuyemo ibibazo byinshi by'ubwoko bwose. Hari ibibazo biri global, nka global warming, hari intambara, hari terrorism, hari ibiza, hakaba n'ibibazo bijyanye n'abantu bangana, babeshyerana. Noneho kikavuga ngo byanze bikunze umuntu wese uri muri iyi si azahura n'ibyo bibazo. Ese ko byanze bikunze uzahura n'ibyo bibazo, uzishingikiriza kuki? Niki kizagufasha muri ibyo bibazo? Ibyo bibazo rero biba mu isi hose, muri marketplace, even no muri churches birahaba. Noneho akabona uko yintroducinga the subject of faith, ko kwizera ariko kudufasha muri ibyo bibazo byose duhura nabyo. Kandi hari ikintu nakunze, avuga ko buri muntu wese agira kwizera, afite ukwizera. Bamwe twebwe twicaye hano twizera Imana, abandi n'abitwa ngo ni ba atheist, bafite ibyo bizera, bariyizera, bizera ko ubwenge bwabo bwabavaniyeho gukenera Imana, bakizera connections bafite, bakizera families zabo, bakizera. Ariko noneho igitabo kikazana ikibazo gikomeye cyane. Ese ibyo wizeye bikomeye gute? Ni ibintu bizatona uzishingikiriza muri ibyo byose biza muri iyi si, ntibisinkinge, ntibijyane nawe. Noneho igitabo kikatwereka ko ikintu kimwe cyonyine
ushobora kwishingikirizaho ukaba uzi neza ko kitazarohama ni ukwizera Imana. Ibindi byose byarohama, ibindi byose byahitanwa n'ibyo bibazo byose twari tuvuze, ariko kwizera Imana niko konyine tuzishingikirizaho tukaba safe. Ikindi ni nako gutuma n'ibyo bibazo dushobora kubikemura, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo twagira kwizera niyo kwaba guto kungana n'ururo sinapi. Ikibazo cyose twahura nacyo, reka tukigereranye n'umusozi, twategeka ngo wakibazo we vaho, genda wirohe muri iriya nyanja mbona uko ntambuka. Ni ukwizera gutuma n'ibishoboka bishoboka n'ibidashoboka bishoboka. Niyo mpamvu yagize subtitle ukwizera gutuma the impossible iba possible. Rero muri marketplace duhura n'ibintu bitugaragarira nk'aho ari impossible, bikomeye, ariko kwizera kwatuma n'ibyo bigaragara nk'ibidashoboka bishoboka. Rero kwizera turagukeneye hose. Nakunze ahantu yavuze ngo kwizera niryo faranga rikoreshwa mu ijuru. It is the currency of heaven. Naragakunze kariya kantu, kuko ikintu cyose tuzakenera mu ijuru harimo agakiza, kuko dukeneye agakiza kava mu ijuru. Nta kindi tuzakavanishayo usibye kwizera. Imigisha yose Imana yaduteganirije iri mu ijuru ntituzashobora kuyimanura ngo ituzeho tudakoresheje kwizera. Rero imigisha ntabwo uyikenera muri church gusa, ntabwo ariho honyine dukenera iyo migisha. Mu buzima bwacu bwose, in the marketplace, in our families, in our communities, dukeneye iyo migisha Imana itanga, kandi nta kundi tuzayizana, nta kundi tuzayikurura atari ukwizera. Kandi kwa kwizera gutoya gutuma dukwega agakiza, gukeneye gukura kugira ngo noneho dukwege n'ibindi bizana nabyo. Agakiza ko gakenera akabuto ka sinapi, ariko birashoboka ko guhagurutsa ibimuga, kuzura abapfuye bikenera none ikibukoto cy'avoka, bikenera kwizera kunini. Nayo mpamvu avuga ko ukwizera uhabwa kuguhesha gukira, kuguhesha agakiza kutagomba kugumaho, kugomba gukura kugira ngo noneho kugushoboze gukora n'ibindi. Arakoze ambasada. Hanze aha dufite ikibazo cy'abana batandukanye mu kwizera, noneho ajya nk'Inyarutarama cyangwa akajya nka Gacuriro, yabona ikizu cyiza akagicakira mu izina rya Yesu, kagira gutya akavuga ngo kiriya nacyo ndagifashe. Se hariho intambwe yaba yaravuze zatwigisha zituma uko kwizera gukura, ndetse uko kwizera kukaguha ibyawe kutaguhaye iby'abandi? Mu gitabo yerekanye intambwe zituma umuntu kwizera k'umuntu gukura. Icya mbere ni uko tugomba kwiga ijambo ry'Imana, kuko
kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Icya kabiri, kandi buri munsi daily, kuko nk'uko usibye mu gihe twiyiriza, hari bantwani bajya biyiriza iminsi 40, ariko ubundi umubiri wacu ukenera ibiryo kugira ngo dushobore kubaho, dushobore kuba fonctionnaire. Rero n'umwuka wacu ukenera ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore kubaho spiritually. Bidusaba no gusenga buri munsi, kuko kwizera Imana tuyizera cyane cyane uko twayimenye, kandi tuyimenya mu ijambo ryayo, kandi no gusabana nayo mu gusenga. Cya gatatu, no gusenga mu mwuka, atari uguvuga gusa amagambo, ariko connection y'Imana mu mwuka. Icya kane ni ugushyira mu bikorwa buri munsi ibyo twize. Uko kwizera ukwiriye kugupracticinga, kuko nikuguma mu byo wamenye mu bwenge gusa, ntutangire kugukoresha, ntabwo kuzakura. Kuko iyo wateye intambwe yo kwizera ukabona birakoreka, bituma noneho utera n'indi ntambwe n'indi ntambwe n'indi ntambwe. So nizo ntambwe, yenda hari n'izindi ntashoboye gufata mu mutwe. Urakoze cyane, urakoze kutazibaha zose kugira ngo baze kugura igitabo, naho ubundi ntago baza kukigura. Reka wenda dusoza, tugana ku musozo, dusabe aba bakozi b'Imana bari hano imbere, duhereye kuri Apotre Mignone, mu ijambo rimwe cyangwa mu munota umwe, ese niki wavuga kuri ibi bitabo, ndetse umutima cyangwa ikintu wumva wavuga winigura, ndetse no kubijyanye no kuri ibi bitabo. Dusoza. Ikintu navuga kuri ibi bitabo, ndumva nshaka kuvuga kuri Beyond Boundaries. Na kiriya cya mbere nagikunze cyane kuko nicyo kitugize. Harimo ubuntu bwo kugira gukorera Imana ku bw'ubuntu. Hari ahantu yavuze ngo grace to serve. Ni ukuvuga ngo hariho we are saved by grace, ariko na grace to serve, no kugira ngo dukorere Imana dukeneye ubwo buntu. Nibaza ko nakwankuraje buri muntu wese muri uyu minota mike uri hano kugira ngo abashe kugura kino gitabo, kuko igitabo kukigura ni ikintu kimwe, ariko ntukibike muri tiroir, ugitware ugisome. Hanyuma gusoma ni imbuto ushize mu buzima bwawe. Ikindi, kugisoma ni ugutambuka imitego ya Satani iriratera muri iki gihe cya nyuma. Mu by'ukuri urebye ibyo profesa yanditse muri iki gitabo, n'urukingo rushaka gukingira ahari aho bamwe mu itorero, kugira ngo twese hatagira abatakara, cyangwa se hari n'uwatakaye agaruke. Ubona ari nk'urukingo, ubona ari nk'umutima w'umushumba ku mubiri wa Kristo. Yarenze ahari atekereza ku mubiri wa Kristo. Numva nakangurira umuntu wese wavutse ubwa kabiri, ari hano ari kure, ibitabo uyu munsi kuri Amazon muzabibona n'ahandi, ariko ndashaka ngo duhere hano. Umuntu wese uri hano rwose ugura iki gitabo, nibwo buryo uzarenga boundaries, kuko burya iyo umuntu asoma aba impacted. Twasomye ibitabo by'abakozi b'Imana batandukanye, ntitwigeze duhura nabo. Ugasoma igitabo cya Kenneth Hagin, ukumva uri connected kuri anointing ari ku buzima bwe. Mu by'ukuri iyo anointing ni umwuka wera cyangwa se imbaraga z'Imana, ukumva hari ibintu uhindutseho, ukumva uzinutswe icyaha, uzinutswe ubuzima bumwe wabagamwo mutarahuye, wenda utaranamusabye rendezvous, wenda yatakiriho yaramaze no gutaha, ariko ukumva uri connected. Rero uburyo bumwe bwo kurenga boundaries, kuko twagiye tureba amafilme, ngende mu bantu barebaga amafilme kuva kera, wenda ntaranakizwa, nahereye ndi umwana muto, za Le Nord et le Sud, ukajya ureba amafilme ya grave, ariko ndashaka kubwiza ukuri, nta impact. Uyu munsi hari ibintu nibuka nkuva simbizi mu mafilme nabonye, wenda mu bintu bimwe byiza nagiye njyamo hari ibintu nibagiwe, ariko ibitabo nasomye by'abakozi b'Imana ntibiramvamo. Nagize inyota yo gukorera Imana biturutse mu bitabo by'abakozi b'Imana nagiye nsoma. Nkavuga ni nka Macpherson, the founder of Foursquare, ndebye muri Ghost Generals,
ya Emi none nkavuga ariko se niba abantu nk'aba barakoreye Imana umubyeyi nk'uyu agahagara muri Hollywood why me in Kigali so ukumva hariho connection idasanzwe ndakangura buri muntu wese ushaka kurenga inzitizi ufite akantu harimo yazitiwemo harano pastor yanditse ngo champions ibyo ni ijambo nkunda cyane nukuri uzisanguriye champion indeed. Thank you so much. Amen. Mani Mugisha. Ambassador. Nanjye nagira ngo mvuge ko iki gitabo cya Beyond Boundaries nasanze ari igitabo cyiza cyane. Ni igitabo gisobanura mu buryo bwimbitse icyo kwizera ari cyo faith, imiterere yayo, characteristics, ukuntu kinanditse rero ni igitabo wumva udashobora gushyira hasi kandi atari story. Ntabwo ari Roma. Ubundi Roma niyo usoma ukumva ushaka gukomeza ngo urebe uko birangira. Iki gitabo ni igitabo cy'imfashanyigisho cyanditse mu buryo bw'imfashanyigisho, ariko kandi urangiza chapter ukumva ushaka kujya ku yindi, nubwo agashobora no gutangirira iki gitabo ushatse ushobora no gutangirira kuri chapter ya 8 ya 7 wagira icyo wigamo kuko ni imfashanyigisho. Rero ni igitabo cyiza cyane nanjye nakangurira buri mu Kristo wese, ariko nutari umukristo uhora wibaza ngo ariko how do I relate to God bavuga tiyo Mana bavuga umuntu agira relationship nayo gute. Iki gitabo cyamufasha cyane. Rero abantu bari hano mwese rwose nabankuraja gutaha mugitahanye, utazanye amafaranga azayashaka kigure muri library za hano kuri Amazon. Ni igitabo cyiza cyane. You will not be disappointed. Amen. Merci beaucoup. Akoze Ambassador Reverend. Reka ubwo abandi bibanze kuri boundaries, yewe nibande kuri grace, kuko ubundi umenyere nako binameze. Burya buri muntu agira pet topics ze, burya no muri Bibiliya mu bigisha hari utuntu umuntu akunda. Yewe uriya nkunda grace kubera ko iteka ryose iyo utekereje grace ntushobora gutekereza grace ngo gutekereza Yesu. Ubundi burya ibintu byose hari n'igihe njya nicara iyo nasenze y'amasengesho muri gande yavugaga, uretse ko arya yabaye rimwe, ariko 40 wicaye utaryana nujya kuyakora uzabanza ubaza Imana niba ari yakubwiye kujya kuyakora. Bari iminsi 40 utarya uvayo umeze nk'umuzimu. Kuri iyi myaka maze kugeraho umenya bitakoroha. Daniel yagize 21 wenda rimwe nzagerageza ndebe yuko byakunda, ariko icyo nendaga kuvuga si icyo ngicyo. Hari igihe nyamfata amasengesho nkamara umunsi wose muri grace. Ikintu cyo kwicara burya ahantu kuri imbaraga za mbere zibaho nukubanza ugatekereza yuko no kuburiho ni by grace, n'ibyo uri byo byose ni by grace. Yabyanditse neza muri kino gitabo. Buriya gutekereza grace bivamo gushima, ukicara ugashima, ukareba ibyo wagezeho. Wakwibuka ko hari abandi babigerageje bikanga, cyane cyane nkatwe twavukiye muri iki gihugu, ukabona hari abandi mwiganaga bari abahanga ntibemererwa, wowe ucamo hagati bona birakunze, genocide iraza, ukabona interahamwe zahagaze imbere y'iwawe, we ntiwapfa abandi barapfa, uricaye aho ngaho uracyahari. Ukajya mu gipastori ukabona ibintu byawe birakunda. Hari n'igihe nyambwira abantu rimwe nzandika igitabo cy'amakosa 1000 nakoze mu murimo, Imana ikagiye yakosora nyine by grace, ikavuga ngo okay uyu ni ikigoryi ariko ni ikigoryi cyanjye by grace. Rero bituma uhorana uwo mutima ushima, kandi yabyanditse neza. Buriya no muri marketplace bigeze kwibaza Charles Murigande, no muri marketplace umuntu wamaze kwiranda konte yuko
ibyo ageraho ni by grace. Yabyanditsemo hano muri chapter imwe, bimusunikira guca bugufi ukaba humble no muri achievements zawe, kuko kimwe ngira ngo mu bintu bikomeye cyane muri marketplace ni arrogance ya success, inamanura abantu benshi ikabatura hasi. Ariko kumenya ngo it's by grace, ukaguma muri iyo humility, hanyuma niyo grace mu chapter igice cya kabiri cy'iki gitabo ngira ngo nuhera nko kuri chapter ya part 2 yacyo ivuga cyane cyane kuri service. Buriya na service wenda reka mbigarure muri ya marketplace, na service mbese gukora uretse no gukorera Imana no gukorera igihugu biva muri iyo grace. Kwicara ukavuga ngo ariko niba bangize ministre hari abandi bantu nk'ibihumbi wenda 300 reka ne kwagira miliyoni, hari ibindi bihumbi 300 byashoboraga kuba ministre, ubwo bantoranijemo I'm going to serve, ko ni by grace. Hari umuntu yibwira ngo rega ngo buriya ngo barabibonye ko nari warikize, it's by grace, byagize gutya gusa biraza by grace uramuka. Rero nibwira yuko hari za verity, hari za truth, hari amahame gukura muri izi nyigisho tukayazamura akajya afasha abantu kugira umumaro mu itorero no mu gihugu no mu rugo rwabo n'ahandi hose. Rero nagira ngo wenda icyo ngicyo ari cyo gihe ngarukira nibandaho, kuko bibanze kuri beyond boundaries, ariko gihe mvuge kuri grace. Grace iduha agakiza tugakizwa ku buntu, ariko ntibutube passive. Donc agakiza karabonetse katwigisha kureka ibyaha n'irari ry'ibyisi, ariko hirya ikomeje kakanaduhamagarira n'imirimo myiza dutegereje kuzaboneka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Ukaba dynamic kuko wagiriwe neza, waba uri muri mwisi nkuko bahita, ariko reka twese ubundi niho turi. Ikibazo kibamo ni nacyo ndangirijeho, niyo dichotomization twaremye, mbese icyo kintu cyo gutandukanya ngo hari ibyo dukorera mu rusengero n'ibyo dukorera hanze. Ubundi igihewe wo mu rusengero na jyewe wo hanze ntibagombye gutandukana, kuko na hariya hanze tuhari dukorera Imana by grace. Reka rero ngira ngo ngarukiriza aho ngaho, kereka wenda ufite clarification ushaka kubaza umwe muri twebwe ubundi mwakoze. Amen. Ariko wenda nanjye nongereho rwose, ibi bitabo ntimubisige. Abazi icyongereza, ariko ubwo ndavuga abazi icyongereza kuko hari abatakizi, abo ngabo ubwo zategereza igihe bazabishyira mu kinyarwanda, baranakigurira n'abandi cyangwa bakakigurira abandi bumva bashobora kubikenera. Ariko nabyo wenda mbonereho nk'umwanditsi nanjye, kuko iyo dileme muri no minsi turayifite. Dufite generations ebyiri, hari abantu batumva icyongereza kandi nibo benshi, hari n'abandi bumva icyongereza ku buryo umuntu asigaye yandika abantu bakakubwira ngo se ngo wabyanditse mu cyongereza ngo ko ari cyo twumva, ariko watekereza n'abandi batacyumva ugasanga uri muri dilema. Ubu rero ab'Imana yahaye impano zo kwandika, ngira ngo mureke tujye twiga, tubanze twandike mu kinyarwanda cyangwa ubanze mu cyongereza, nurangiza ugaruke no mu kinyarwanda. Ubwo igifaransa nacyo wenda kizageraho nacyo kizemo simbizi, ndetse ko mbona kigenda kikendera cyane simbizi, ariko ngira ngo ibyo tuzabitekerezeho, kuko nzi neza ko n'ubu tuhamagaye abantu hano ngo ni bangahe batari bugure igitabo kuko batari bwumve icyongereza, wabona intoki zizamutse. Ubwo naho ni challenge nyakubahwa Bishop yo kubwira ngo rero abo mu cyongereza ntibabisige, ariko n'ab'ikinyarwanda tubabwire ngo murindire aho bukera ibyanyu biraza. Murakoze. Munyemerere duhuze ibiganza dukomere Imana amashyi ku bw'aba babyeyi, tubashimira kutuganiriza neza, tunabemerera nanone kuza gusubira mu myanya yabo. Amashyi menshi. Mwaca hano, mwaca hano. Munyemerere duhuze ibiganza nanone dukomere Imana amashyi, amashyi, amashyi menshi ku bwabo. Tugeze mu mwanya rero mwiza ndetse udasanzwe wo guserebra impano Imana yaduhaye, impano idasanzwe, ariyo mpano yo kwandika ibitabo. Mbese murumva atari byiza yemwe? Amen.
ibitabo rero ni ikintu kidasanzwe ku buzima bw'abantu. Apotre Mignone yabivuze neza, uganira n'umuntu mu gitabo utarigeze umubona agahindura ubuzima bwawe. Nkunda gutanga ubuhamya cyane mu gitabo cyangwa ibyo nakuye mu bitabo. Nanjye mbatizwa mu mwuka wera, nasomye igitabo cy'umukozi w'Imana witwa Kenneth Hagin, Understanding the Anointing, menya ko koko ntari narabatijwe mu mwuka wera, nuko nabatijwe mu mwuka wera. Amen. Ndagira ngo rero mbabwire ngo mu gitabo ushobora gusabana n'icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Rero turashima Imana, mwuka byaramwe, si Abanyarwanda benshi banditse ibitabo, kandi ushobora gusanga mu buzi ari bake muziranye umwe ku wundi. Kubona Imana iduhaye impano nka Bishop Fidel Masengo, murumva atari igihe cyiza cyo kumwankoraja? Icyambere munyemerere tumukomera amashyi menshi cyane. Amen. Ariko nanone hariho ubundi buryo bwiza